Amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ni igice gikomeye cyaranze ubuzima bw'u Rwanda. Ni urugamba rwatangiye mu guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda rurangira mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane, aho Jenoside yakorerwaga Abatutsi yahagaritswe. Uru rugamba kandi rwatangijwe n'abasore b'intarumikwa ba RPF, ishyaka ryafondewe mu buhungiro biciye mu gisirikare cyaryo RPA, Rwanda Patriotic Army. Ni urugamba kandi rwatangijwe nyuma y'imyaka myinshi iki gice kimwe cy'Abanyarwanda cyarahejejwe hanze y'igihugu. Izo zari ingaruka mbi z'ivangura rishingiye ku bwoko byaranzeho u Rwanda. Aba nabo ntabwo bacitse intege, bakomeje gushaka kwirwanaho ngo basubire mu gihugu cyabo nubwo bitari byoroshye. Bishatsemo abayobozi bayobora urugamba. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda urugamba ruratangira. Ku ikubitiro urugamba rwaje ruyobowe na Major General Fred Gisa Rwigema, nubwo bitamugendekeye neza. Urugamba yarutangiye tariki ya mbere y'ukwasa, ku itariki ebyiri z'ukwa 10 yaje kubura ubuzima yitangira u Rwanda. Gusa iyo ntiyabaye impamvu yo gucika intege, ahubwo kuri bo yabaye impamvu yo gukomeza urugamba kuko bafite icyo barwanira. Mbibutse ko intego y'uru rugamba barwanaga kwari ugushaka guhagarika Jenoside yari imwe yo gukorerwa Abatutsi, kubaka igihugu kizira amacakubiri, kurwanya ivangura rishingiye ku moko ndetse n'ibindi, biciye mu cyitwaga ngo ni porogaramu 8 za RPF. Izi zari nk'ingingo 8 RPF yarwaniraga ku ikubitiro.